uyu munsi nari nahamagajwe natumijwe na RIB. uribuka mu minsi ishize kuri kesi ya Jean Paul wayimbajijeho gutabwa muri yombi, gushimutwa, ibyo bintu byose ibaze ko bageze ahantu ikibazo cya mbere ufite ababyeyi niko bakubajije ndi wapi hanyuma bati irangamuntu yawe ko yanditsemo ndera iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza ibihe byiza mwese abadukurikiye. Turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste Omar. Karegeya, muraho neza? muraho neza. Ni amahoro? Yego. Umeze neza ko munyuzeho mu kanya uri kuri RIB, ni amahoro? No, ariko hari nko mu rugo, hari se ko ari ira n'inzu ya leta, abakoramo bahembwa mu mafaranga ya leta, kubasura cyangwa se nabo bakubasura ubishaka cyangwa se ugabasura aribo babishatse, byose birashoboka. Yaba yari visite de courtoisie cyangwa babasuye nta courtoisie nta courtoisie wabasuye bagusuye baguhamagaye kuri RIB. Nibyo nshaka gusobanura nyine. Ari nsanzwe mpagenda bantumiye cyangwa nitumiye, ariko uyu munsi nari nahamagajwe natumijwe na RIB. Subwo rero byari ngombwa ko nitaba. Bampamagaye ejo banshaka mu gitondo, babwira ko mfite akazi kugera saa 6:30, batuze saa 8 mu kadomo nari mpari. Ndagenda nyine turaganira bisanzwe. Ubu umuntu dukurikiye ahise atangira gutekereza ati Karegeya muri RIB ajyanywe n'iki? Ariko ibijyana y'abantu ni byinshi, ko nanjye nigeze kujyayo murayo n'umugabo w'inshuti yanjye. Nanjye ndamubaza ese hano bite nawe ati hano bite, arambwira ati nabuze umuntu, ati nje kubaza gutanga itangazo cyangwa ikirego, ibintu nk'ibyo. Hari haba byinshi ubundi utakomeje guca iruhande muri no nk'umubiri yo kuvuga ngo abantu. Uribuka mu minsi ishize kuri kesi ya Jean Paul wayimbajijeho gutabwa muri yombi, gushimutwa, ibyo bintu byose ubundi ni icyakagombye ni imikorere n'inyito. So kwinjira muri kira gipangu cya RIB rero witumiye cyangwa bagutumiye cyangwa wahamagajwe cyangwa watumijwe ni ibintu bitandukanye. So abantu binjiramo rero bafite ibintu byinshi. Hari uzaje gutanga amakuru, hari uzaje gutanga ikirego, hari uzaje yahamagajwe wenda kubijyanye n'ibyaha, ni ibintu byinshi bakora. So rero nanjye ubwo natumijwe noneho. Ubundi hari igihe natumirwaga. Gutumizwa no gutumirwa biratandukanye. Ubu niho wagezweho? Nta kugerwaho, sinzi icyo bita kugerwaho. Ngezeho gutumizwa, ariko gutumirwa byo byari ibintu bisanzwe. No kuba cyangwa nanjye nkitumira niba nkeneye kuba naganira nabo no kubasaba amakuru cyangwa se tukagira ibyo tuganira. Hari igihe ubundi RIB ikorera mu gihugu hose, mu mirenge ifite abantu mu turere na hehe, ariko kujya kuri headquarter byo biba ari ibindi. Kuki utagiye rweza amenyo nuje tandukanya restaurant na hoteli? Abuvuze ku mirenge byo Imana izabindinde, ariko benshi nzi ko uko bigenda bimanuka. Ni nko kuvuga ngo ugiye kuri Minaroke n'undi akajya ku karere. Tandukanya restaurant cyangwa akabari na hoteli. Ayo mabranche uvuga akora nk'utubari cyangwa restaurant, ariko hari abakora nka hoteli y'inyenyeri 5. Biragoye ko bakora erere. Kurumva niba ari ibiro bikuru, nabo bashobora kuba badiringa wenda n'ibibazo bikuru simbizi cyangwa abantu bakuru, ariko iyo uvuze ngo kuri RIB ku murenge hari uwa RIB, ku amasitasiyo barahari, ariko benshi ngira okaziyo zo kuhagera. Benshi ntabwo bakora nko kuri headquarter.
headquarter nyine ni hoteli, kuko abo hasi hari igihe bakorera mu kwaha k'umuyobozi w'inzego z'ibanze, kandi rimwe na rimwe nawe ari we munyamafuti. Ndatanga urugero, Kayenzi nigeze kujyayo, haza ikipe irimo daso, irimo umupolisi ngira ngo yari yambaye civile, irimo nuwaribu, irimo adimini, irimo na gitifu. Urumva niba bahuruye gutyo kandi byuje kureba wenda harimo umwe muri aba bifitemo uruhare, wagiye muri ako kazi, hasi bakora utuzu pe, hasi bakora utuzu, kubera ko niba gitifu icyo akoze, ikosa akoze, ikivuyemo bagisangira, ntago yakora independently. Hariya rero harigenga nyine, ni hoteli y'inyenyeri 5, ntago ari kimwe n'abari hasi. None se kumwera uturutse bukuru mu kinyarwanda ukwira hose, kuki uwaribu udakwiraho hose? Umwera uturutse mu nyenyeri 5. Ariko umuntu ni umuntu, nibyo nkubwira. Headquarter za ribu biba byise hoteli y'inyenyeri 5, ninde se wabempoza umukino? Nerega inzinga na kuriya, nubwo bakorera munsi niba bari andaminenteri, ariko nabyo ni nka ministeri. Deje araho nta mafuti wakora, deje niba ari akorera muri kabiri cyangwa muri gatatu, abo muri rimwe no muri ground hari ibyo batakora. Ariko umuntu wamaze kwafegita mu murenge wenda wa Nyabitekere akajya mu kwaha kwa gitifu wa Nyabitekere, bizagira si Kigali byagenze bite? Hari n'ibyo bajya bavumbura byageze kure, abantu bakagambanirana, babyumvisha gitifu akabyumvisha na wa wundi wa ribu. Donc uko ugenda witaza ibiro bikuru, ugenda urushaho kuba ingaruzwa muheto yabusanze, noneho kumva ko uri kure y'ibiro bikuru n'ubundi n'ibyo ukora bitazamenyekana, ukajya mu bese amakosa akorwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze nawe ukayajyamo. Kesi zirahari, za Gicumbi, za Musanze. Abantu uko bagenda bamanuka kuri tele bitaza headquarter, niko bagenda baba abakozi b'inzego z'ibanze kurusha uko bakabaye abari ku rwego rw'igihugu. Ibyo rero imikorere ibitandukanye. Ngira ngo n'imibare yari bigaragaza ko abirukanwe mu bugenzacyaha ari abantu bakora mu ntara. Yego bagiye bagaragara mu bibazo. Ari nicyo ntazi ntamenya neza, ariko bikorwa nafatira ku bindi bigo. Uwitwaye nabi kuri headquarter, mbere yuko bamwirukana bashobora kumwohereza mu ntara. Icyo rero gishatse kuvuga ngo mutation disciplinaire. Voilà. Aba karite bakorera kuri headquarter, ni nkuko nyine umukozi witwaye neza muri restaurant yangajwe na hoteli, ariko uwitwaye nabi muri hoteli bamwohereza muri restaurant. Ni muri mahirwe akahabona. Muri make nibyo ngibyo. Ariko kamemu bakora neza, bitandukanye n'ibyo bamwe bajya bavuga, kubera ko urumva hari igihe abantu bitiranya inzego n'umuntu, imikorere mibi, ahubwo sinzi impamvu abandi batabigana. Ubushize ku kiganiro cya Jean Paul narabikubwiye, ndavuga ni ngewe muntu uzaba nkeneye nimero yanjye ntago wayibura, numpa message nzayisoma kandi nubahirize ibiri muri message. Nimba afite impamvu nkusobanurire, ni kuri WhatsApp nunyandikira meme shows, numpamagara nzakwitaba. Mbere yo kuzana convocation yanditse umara impapuro za leta, koresha ayo mayinite kuko nibura nakazi karayakugurira. Niko byangendekeye rero. Yampamagaye ejo ati ndagushaka ejo saa 2, mubwira ko mfite akazi, ati basi saa 8 mu kadomo mba ndahageze, saa 9 n'igice mba ndahavuye. Ubu urumva rero iyo mikorere iri smart, ahubwo habura iki ngo abandi bayandure. Icyo kibazo ninde waguhamagaye muri RIB? Izina subwo ndabyiba. Ntabwo ari ngombwa, ariko ni umugenzacyaha usanzwe, ni umugenzacyaha, ni umuvugizi, ni Colonel Jano. Umuvugizi sindanahura nawe buriye, mubona kuri televiziyo gusa. Uwo deje uvuze Jano twabonanye rimwe kuri Orenforo, kuri Arabiye, turi kuvuga ibijyanye n'abana. Kugira ngo cyokora icyo gihe bwo na professeur ndamuganiriza ntuza carte de visite, ariko ntabwo ndahurirayo nawe kuva n'icyo gihe, nta na chat. Donc uyu munsi nari nitabye umugenzacyaha usanzwe w'ibyaha bisanzwe. Hari ibyaha wakoze, reka noneho tujye mu iyo mba nakoze ibyaha ntago mba ndi hano, ntago mba navuye. Hari ibyo ukekwaho wenda bakabakora kuri hanze cy'amakuru, cyari ikibazo cyo gutanga amakuru kubisa n'icyaha ku muntu ukurikiranyweho ibyaha. Nicyo ngicyo fete, nta makuru natangaga.
nta makuru basabaga. ntabwo kugeza ubu ndi kubyumva. None se bashaka ko kesi yose yishyirana kandi oya ntabwo ari ngombwa. Basabaga amakuru ku muntu bafite ukekwaho ibyaha. Ni nk'ubuhamya simbizi barimo baregeranya dosiye. Ubwo rero nyivuze yose byaba bibaye nakwica iperereza. Ariko ni ibintu bisanzwe cyane n'ubucuruzi naho bihure n'itangazamakuru. Ntaho bihure n'itangazamakuru rwose. N'undi wambonye n'undi wahambonye ninjira cyangwa sohoka cyangwa se wenda n'abakozi baho basanzwe banza ariko atari bo bari bunyakire yagira ugira impungenge rwose. Ubwo impamvu hari umuntu ngiye wampamagaye arambwira ati wa mugabo mujya mukorana interview witwa Karegeya mubonye kuri RIB hano Kimihurura. Yego. Noneho kubera ko nigiraga ikibagabaga ndavuga reka njye kureba Karegeya byigenze bite kugira ngo umenye n'icyabaye. Mpageze ndabaza kuri reception barambwira bati niba ari hano tegereza uraza kumubona. Nuko byagenze rero. Icyo nemera cyo nuko habaye smartness hagati yanjye nabo. Uburyo babinyujijemo nanjye uburyo nabitabiriye ntawishigiye. Wenda niyo mvuga ngo nimutegereze icyumweru niho bashobora kuba batangira wenda bagapanuye imipaka cyangwa bakaza kumfata iwanjye. Ntago byasabye ko bandika. Umuntu yampamagaye ejo ansaba kugerayo saa 2 mubwira ko mfite akazi anyemerera ko saa 8 twahura kandi twahuye. Nta zindi mbaraga z'umurengera, nta modoka ya fime yaje, nta wageze iwanjye, nta wambaririje, nta wamfashe ku mukandara, nta ya saha y'amaboko abiri banyambitse. Urabyumva? Cyokora ubusanzwe burirajyagayo bakampa nk'agacupa k'amazi nk'inywera cyangwa bakampa agacyayi. Icyo nicyo uyu munsi noneho hari nyuma ya saa 6 n'izuba bari kuguha icyayi wenda amazi. Icyo nicyo nanenga ariko pratikoma byagenze neza. Ubwo ngiye umuntu yabimbwiye ndavuga se arambwira ati ariko tubushize turamuga mu kiganiro mwagiranye yavuze ibintu by'uburyo Jean Paul yafashwe. Ati ubwo si byo agiye kubazwa. Sinzi niba inzego zafashe Jean Paul arizo zanjye kuko bibaye ari byo harimo difference nini cyane y'imifatirwa ya Jean Paul. Jean Paul twavuze ko yagiye kwiyogoshesha bamuriho ajya kugura imbuto bamuriho ajya kuri ya hotel atavuze izina iri mu Kiyovu abariho bamusanga imodoka ya fime bashyiramo ngo babiroko babwicaza hagati y'abasore babiri kandi babyimbye ku matako. Nje nijyanye ibyo biratandukanye. Rero ushobora gusanga urwego rwatwaye Jean Paul si rwo rwanye ariko nanone niba ari inzego zombi zikorera igihugu zagombye gukoperana. Bamwe bakajya handi ati mwe mubigenza mute? Ese murabanza mukamenya ngo uyu muntu ninde? Icyo nicyo ntekereza cyaba cyabaye sagesse ariho yahereye kuko nari banje no gushaka umwavoka. Wowe? Nari nabanje kwemfora umwavoka wanjye kugira ngo niyumva telefone itariho amenye. Nabo nari nabibabwiye ubwo ngiye ibyanjye urabizi. Ntabwo nahise nemfora umwavoka nimubona bikomeye ndi kwisobanura nabi ntumubwirazi. Birangiye nawe yari yabahamagaye ati nibikomera mumbwire nze turebe icyo amategeko ateganya. So rero niba nakiye muri ubwo buryo nkabapfuye y'amahoro nejo nibampamagara zasubirayo nejo bundi zasubirayo icyo bazansaba nzakibaha. Ariko si ngombwa ko bazana imodoka ikanga abana muri quartier ngo turashaka Karegeya kuko ikimenyimenye nuko uburyo bampamagayemo ntabwo yitabiriye kandi nta cyabaye. So rero na Jean Paul ngira ngo n'abandi ababatumiza bagombye kugira uwo muco. Ese umuntu yarananiranye? Ese uwo muntu ninde d'abord? Wowe umutumije urinde kuri we? Ese umushatse kangahe umubura? Ese akunda kuba hehe? Ese arihishahisha? Ese ahindagura utubare? Ese aba mu ngo zirenze rumwe? Ibaze ko bageze ahantu ikibazo cya mbere ufite ababyeyi niko bakubajije ndi wapi? Hanyuma bati irangamuntu yawe ko yanditsemo Ndera ati ese uvuka Indera? Ntihoya ntibirangamuntu nayifatiye. Hanyuma aho uvuka nyirizina ni hehe? Ni Ibyumba. Atubwa Ibyumba n'Igicumbi. Arongera aramanukura kugeza ku mudugudu mvukamo. Uwo nafatiyemo ibyangombwa bwo ubwo ni wirangamuntu gusa. Hanyuma bagira no mu ntuyemo. Basi barambasa ndasubiza. Barangije baramerekeza. Ntabwo ari ngo kinga urugendo oya. Bamerekeje bageza kuri asanseri. Rero urumva iyo mikorere
ngira ngo n'abandi bakora muri ibyo ngibyo bagombye kubigira, kuko nubwo nabazwaga njye nibaza ko njye nabazwaga ibisanzwe, donc amakuru afitanye isano n'icyaha gisanzwe, mu gihe Jean Paul yabazwaga ahubwo icyaha kijyanye n'itangazamakuru. We yagomba gufatwa birenze ibyo, kuko njye nafatwaga ntuza icyo nakwita niba ariko nabyita nka droit commun, kuko twebwe ku byaha by'itangazamakuru RAF yemeye kujya itwunganira, na Jean Paul bamubwira kare yagomba guhita yinforma RAF kuko ihita yintervene. Ariko ngewe byari bisanzwe, nanjye mbanza kwinforma umwavoka wanjye, ariko ntabwo nagiye muri Jean Paul rero wabazwaga ibijyanye n'akazi n'umwuga, we yagomba kuba guhabwa iyindi keya irenze iyo yahawe. Umugenzacyaha guhamagara kubwiye ko ntabwo ari ibijyanye n'itangazamakuru. Ntacyo yambwiye, niyo mpamvu nanjye ndahise nshaka mwavoka. Ntacyo yambwiye, hari ibyo nakekaga bijyanye n'itangazamakuru. Oya ntabwo ari itangazamakuru, ariko itangazamakuru turikora bitandukanye n'ibyemewe, ugira ngo usibye abantu bakuririza ibintu nta birenze pe, nta birenze. Bishobora guterwa n'umuntu na filozofi y'ikigo, ariko politiko bitangazamakuru dukora tuvugira bisanzwe bishoboka, ntiduhimba, ntidukangurira abantu kwanga ubutegetsi, dukangurira abantu kubwira abategetsi bagakora ibyo bemereye abaturage. Ibyo si icyaha. Muri suburuva shaka kuvuga ko simbizi, wenda ubutabazampamagara bambaza iby'itangazamakuru, n'iyindi minsi najyaga njyayo atari ukubimbaza, tubiganiraho. Baguhamagaye cyangwa wijyanye, kimwe muri ibyo, bantumiye cyangwa nanjye nitumiye, tukagira ibyo tuganira ku mwuga w'itangazamakuru, ibyo nkora n'irikorwa n'abandi. Birashoboka kwanariza video za Karegeya, niba wazanye umutumirwa Pastor Musisi, bakavuga ati Pastor urabona gute ibintu, ibyo nibisanzwe, kuko barabizi ko nanjye mba kuri iyi mihanda ya YouTube. Cyakabiri bazi ko nzi indimi, kwanariza umuntu uko avuga. Nabonye ubushize nkubwira ngo mu kiganiro cy'ubushize mvuga ngo uravuga urinde, uravuga iki, urakivugira hehe, urakivuga ryari, urakibwira abandi. Izo ni principe, kuko ivyo twabyize muri analyse littéraire. Kuba abantu bize rero bati dufashe kwanariza iyi video, barabizi ko mbizi, ko mbishoboye, ko mfite iyo expertise. So rero icyo gihe ntabwo navuga ngo natumijwe, no, bampamagaye ngo tujye inama. Ibi bintu byakorwa bite, byagororwa bite, nibyo byose mba mvuga. Nk'ibyo navugaga se byatuma bampamagaza. Uravuga iki? Birada kubwiye ubushize. Birabyo kuvuga ngo bazana ngo imbaraga nk'izafata Mbewi, ariko nizo zakoreshejwe kuri Jean Paul ku ni yarabyivugiye. Wakubise Gatarina wamenye inzu. Yes, narimo mbivuga ngo hari umushuti wanjye ukunda kuvuga ngo ukurimbura inturusu, ukurimbura umwumbati, si kurimbura inturusu. Uri umuntu professionnel, banza umenye ngo kanaka ni inturusu cyane umwumbati. Yes, oya, kanaka ateye ate. Tumwita inturusu, tumwita umwumbati. Urabyumva? Kuba inturusu, kuba umwumbati biterwa. Ariko noneho asanzwe ari muntu ki? Ese yitabira gahunda zacu? Ese iyi nzara yitinya? Ese none twamuhamagaza agahita yiruka, wajya kumutunguriwe. Barabizi ko yewe kwiruka. Jewe mpunga umuntu cyangwa nkunga ngo inyandiko yate nka kumwe. Urabyibuka Kabarebe imutobo avuga ukuntu barukritaga aba exifari, ego no kuntu bazanye abo muri FDLR. Bafati uyu muntu mu mateka yari muntu ki? Ngira ngo yavugaga kuri Gatsinzi na Rwarakabije. Ni benshi beretse byivugire nubwo wari uhari, kugira nabikurikiye ku nyungu zitangazamakuru. Kuri Rwarakabije yavuze ati no, Rwarakabije ateye atubusanzwe. Ati Rwarakabije uyu si wa mugabo wavuze ngo 600 kugira ngo bajye ikame muri kare gakingo no kujya imburabuturo, naho ni imburabuturo nyine. Ati ari mu bavuze ngo niba bashaka senide niba bariho mubashyira nubundi niba tuzava ako kantu. Kabarebe iravenote mu mbere yo kuzana Rwarakabije yahereye kuri ya mateka. Nundi rero n'umukozi w'ikigo runaka bagutumye Karegeya cyangwa Karinijabo, banza umenye uti ubusanzwe ubundi butumire abwitabira ati, iyo bamutumiye arakwepa azagoranye cyangwa gahibaze rero noneho kugira ngo untumize
mu nzu usanzwe ntumirwamo, mu nzu usanzwe nanjye nitumiramo, noneho ujye kuzana ujye kuzana izo mbaraga zose. Umuntu abajije gutekereza ibyo byaba ari byiza. So rero Jean Paul we biratandukanye pe, imbaraga zo zari nyinshi, kandi nari nabivuze mu kiganiro ko nibiba ari njyewe SMS sinyisubize, WhatsApp sinyisubize, appel sinyisubize, bazohereze convocation ya mbere n'intitaba ya kabiri kuko amategeko ateganya 3, hanyuma ubwa kane baza nizo mbaraga, ariko nabwo si ngombwa nyinshi. Niyo yaza ari n'amaguru twajyana, kuko ntawe ndatera ibuye, ntawe ndagira gute ku buryo yavuga yaza yikandagira. So rero ibyo nibyo byakagombye kuba. Ubu ibise kubivuga, ubu ibyo byatuma bongera bakampamagara kweli. Ariko hari abantu ngo muva kuri ribo mukavuga ibyo mwabwiwe gute. Umuntu n'urugero nka Rashidi Bicahaga akaza ati ngewe bari banumiye birabambwiye bra bra bra, akajya kuri YouTube akisaza Nariko za depa nuko bamwakiriye. Na Karasira yabivugaga ko bamuha amazi, bakamugaburira, bakamuha n'imodoka imugeza mu rugo. Sibyo ni bibi. Ariko nawe ushobora ariko buriya ari urugero nkunda gutanga rw'umutwa ntabwo bagaruye kera babagaho. Umutwa baramubwiye ati uruhu rw'imbwa ntawe uruhekamo. Ati tukona ruhetsemo nyakwigendera nabaye iki. None se uri kumpa ingero ukama abantu deja bamaze kugira iyo bajya. Bicahaga Budara ntari mu gihugu, Rashidi ari muri gereza, Memu na Karasira. So rero reka dufatire ku bantu baba barinjiye muri urumva niba nanjye byashobokaga bitewe nuko bari kuba banyakiriye cyangwa nuko dusanzwe tubanye. Kuko ikintu cya mbere cyo uwo mugenzacyaha bwa rubwa mbere mubonye, ndavuga ni inzu subwa mbere nyigezemo, ntaruko mbanye n'abakorera muri ino nzu. So tuganire twungurana ibitekerezo, uri mukuru uri mu kazi, nanjye ndi mukuru mfite ibyo nkora, hari icyo twamarirana mu kazi kawe kibe nuko nawe wagira icyo umarira mu kazi kanjye. Wabanje guha briefing umugenzacyaha cyangwa kubyise byaba biremereye, ariko twaganiriye nk'abagabo kwa byitegure nk'abagabo, umwe ari mu kazi ariko n'undi afite ibyo akora, icyo cyo ucyumve guri. Hanyuma rero urumva iyo ibintu bigize relaxe kamemo, niyo communication nyine. Iyo uzanye umugaga, nibyo nakubwaga ko Jean Paul uburyo bamutwaye ari nabyo byamukorogoshoye nuba akabagenda ahinduka. Ngeje ukambwira uti nitwa kanaka nkora iki, ndagira ngo uze tuganire kuri ibi n'ibi, cyangwa ndagukeneye bitwaye iki. Ariko niba ari buri kanya ureba ngo yinjiye he, anywera he, atuye he, unkangira abantu, unkangira umugore, unkangira inshuti, ntago byavamo. Icyo gihe rero nidusakirana, yego nyine ufite imbaraga akaruta kandi kakamira, ariko ninkurokoka nanjye nzabivuga. Ariko niba nanone wanyakire neza ntago nabihisha, kugira ngo bikosore n'abakora batyo. Kandi ubuse nabikubwiye ku gihe cya Jean Paul, hari ibintu hari imikoresho yo kwangiza abantu. Babyumva Jean Paul ntabwo yarasanzwe ari umuntu w'ibyo bintu nabikubwiye. Nawe arabyivugira ko 2014 15 yakoranaga. Nta nubwo ari icyo gihe rega no mu gihe cyavana narabikubwiye ko ari ahandi hari ibindi nzi. Ntabwo yari uwo gutwarwa kuriye. Mubwira ko byatewe na kamere either yo wamutumijeho cyangwa se yuwo yatumye. Bamumarana iminsi 3 cyangwa 4 baramurekura. None ajya kuvuga akaga yahuye nako. Wenda nanjye yo bandarana cyangwa iminsi 2 ushobora kubona nanjye kavuga kubwo nanjye rero kuba wenda mbonye Jean Paul Rweza amenye yabonye inkuru 45 bashobora kubona wenda nanjye nzanye nka 20. Ariko abahirwe nta byabaye. Karegeya turimo turavuga ariko ukananyuzamo gatebye, ariko niko mpora I know, ariko hari igihe rimwe na rimwe uvuga ibintu ufite umugaga abantu bakavuga ati ibintu biri serious cyane. Ubu ngubu kiri gutebya wagiye muri RIB. Ariko si ubwa mbere nari magiye, ari ubwa mbere nari ntumijwe. Watumijwe muri RIB? Yego. Karegeya ibintu watumirijwe ni amahoro? Pfa kuba nyaje. Mbonye Nyaza. Ibintu watumirijwe ni amahoro? Mbonye Nyaza. Ubonye uza amahoro? Ibindi byo nakubwiye ngo ni ibijyanye gutanga amakuru ku bijyanye bifitanye isano n'icyaha kigendanye n'ubucuruzi.
wakoze ukora cyangwa amakuru kujyandanye n'icyaha. Ubwo niba ari amakuru natangaga si icyanjye. Urabyumva? Karegeya ko abantu batakoze mu bikorwa by'ubucuruzi. Karegeya. Hari umuntu ubaho adacuruza. YouTube se si ugucuruza? YouTube ni ugucuruza, betting ni ugucuruza, trading ni ugucuruza, kugira umwana w'ubunyobwa, kugura moto, kugira taxi voiture, kugira kwastere, kugira inzu kodeshwa. Waba udacuruza buriya se birashoboka? Nanjye ncuruza amagambo. Nicyo bakubazaga ubwo bucuruzi ariko bw'amagambo. shobora kuba mfite inshuti zikora ubundi bucuruzi. Erega biracyari mu iperereza please. Nibanyemerera Karegeya buretse nk'ubu umuntu ashobora kwibaza ati Karegeya yavuze ko acuruza amagambo. Kuba bidafitanye isano n'itangazamakuru. Abadukurikira babyumva ibyo. Kuba bidafitanye isano n'itangazamakuru kandi Karegeya ni umuntu n'icyaha nagikora mu mwuga cyangwa hanze y'umwuga. Turi abantu turagenda. Akantu wagobetsemo nuko nyine bikiri mu iperereza ni wamfatiye. Ariko nagira ngo abadukurikira bamenye icyaha cyo cyanyacyo. Nibijya hanze nibiva mu bugenzacyaha bikajya muri parike bikagera mu rukiko. Icyo genzo wenda none nzatanga amakuru yafatika. Cyangwa se nabo nabibabwiye ntibi bintu ni bise ese icyaha cyabyo kishingiye kuki bimeze bite. Ntabwo ese ko mfite ibiganiro bibiri muri kino gihugu kuri televiziyo no kuri radio mwazohereza umuntu akabyisobanurira. Ubwo basigaye donc barabiganira either bazabipanga bohereza umuntu cyangwa se bampe concept note mbibavugire. Ubu rero kuri isaha ntabwo nabamenye ibanga ry'iperereza. Birumvikana. Kandi amakuru baracyayakusanya, ushobora gusanga nari uwa mbere cyangwa ndi uwa nyuma, ariko hari n'abandi babajijwe. Ubundi aho niho dukubitiye mu gafuka no ariko nuko byakira gutyo none niba banyakire neza ngiye kubamenera amabanga koko mbicira akazi. Erega ariko nyine urumva badukurikiye ubashyize muri suspense. Oya ntabwo ari suspense. Baribaza Karegeya ko adacu Karegeya. Ntabwo bifitanye isano n'itangazamakuru. That's one. Icyo cyo tukishimiye. Abumvaga wenda ko ibyo mvugira kuri kamera no kuri mikoro byankoraho bizankoraho igihe kigeze. Uyu munsi ntibyari byo. Nibatuzi. Sibyo? Ariko ibindi ibyo ndabazwaga bifitanye isano n'iperereza rigikomeza. Rero ntabwo umuntu wakwakiriye gutyo ukagira imana ukabona urasohotse araguherekeje akweretsa sanseri ati ubwo tuzasubira nitugukenera tuzakubaza. Noneho ntangire mendi banga ry'ibyo yambwiraga nibanyemerera nzabivuga. Mu Kinyarwanda intangiriro y'uruhara ni amasoso. Cyane rwose. Ntabwo byaba ari intangiriro y'uruhara. Kumwe ngo imbeba iyo toterisuka. Je ne pense pas bafite ububasha buhagije ntago ari ngombwa ko madoziye mu chance. Ndi nkandese. No nuko babuze. Ariko nta nuwo batayihaye. Mu batuzi bagiye bavugira kuri iyi mihanda. Babazagwaga ibyo bakora. Ngiye nabazwaga ibyundi. Umunsi nagiye mbazwa ibyanjye nabyo nzabyivugira. Ntago byari ibyanjye rero. Natangaga amakuru ku byakozwe n'undi. Rero ndumva nta birenze. Yego nyine si busy. Nari maze iminsi umena imiti. Oya ntabwo nyamena imiti. Ndayibungabunga. Ubwo ngewe nari maze iminsi wenda reka mbyite kwikingiza. Kuko nari maze byasaga nko kwikingiza kwemera ko nanjye byambaho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye. Muntu baho utitegura ko ikiza n'ikibi cyakuba uri ikisi. Ibyo sinzagira ndivaho namba. Uwo waba we wese ibyiza nibibi byakubaho. By'igihugu, by'isi, by'umuryango nawe byakubaho. So rero ngewe ntago navuga ngo hari ahantu ngo sinzahagera arewe uri ikisi. Maze hagera n'abahoze bahayobora nkanswe nge. Rero urumva karumaze iminsi ubigarukaho. Nta n'igihe ntazabivuga. Ntago ari ukubishonguraho. Ariko n'inkuru cyane singombwa ko bashyiramo imiyaga. Bayishyiramo kubera ko wenda hari ibindi nanjye nafatikanya nabo. Ariko nta mpamvu. Niyo kiba ari icyaha kiza. Kandi n'ibyaherega nabyo nuko nta mwanya bafite. Twese tugenda n'ibyaha. Nacyo umuntu anyivuga. Nigeze no kubikubwira waje gukoresha ikiganiro wanyu. N'ibyaha turabigira ariko wenda sibyo prioritaire. Ku paraporo y'abakozi bafite paraporo ibyaha. Aha. Ahubwo abantu batagenda n'ibyaha ni bande. Diko wagutuma
ku munsi wabona nk'icumi cyangwa cumi na bangahe kandi ukabona hari abantu bidegembye se nta bantu yewe jorogrete ko se nta byonyine no mu rugo iwabo nibyo gusa ni ibyaha gusa umugore ashobora kuvuga ati aramuhotera umwana ati ni ibintu bisanzwe guhohota guhoza ku nkeke urakomanga sangahe urakomangira abantu baryamye si inkeke se ubwo sibyo wabikira nuko nta mwanya wabyo hari ibindi byihutirwa ariko pratikoma nta muntu ubaho nta cyaha baguhamagara waketse iki waketse uko kwikingiza wari umazemo iminsi uwo muntu ntabwo nari nsanzwe muzi uwo mugenzacyaha wanyakiriye ntabwo nari nsanzwe muzi nta nubwo nakoze recherche ngo menye ibyo ashinzwe ariko amahirwe umwavoka wanjye umwavoka nahamagaye yahise ambwira ati uwo muntu ndamuzi ahambwa ati uwo nguwo akurikirana ibijyanye n'ibi rero niho nahise numva ntangira gutekereza bijyanye n'iki ariko biba ari na ngombwa nyine ukatanga amakuru ku muntu wakenera kumenya aho uri niba yumvise telefone itakiriho niba abonye umugore abonye udatashye cyangwa afite n'umwana mukuru uri mu rugo abandi bari muri interina bagomba kugira umutekano bakamenya bati arayaha abo ngabo rero kugenda utanga bene ayo makuru ubugenda woroshya ntuza pressure byakagwaye abantu bavuga ngo hari igihe mvugana umugaga ubwo iyo ntabanza ngo nitegure muharuma noneho mwitabana umugenza cyangwa tutaziranye nka mwitabana umugaga ntazi uko ateye uwo mugaga washobora kumvira mu ndi mugaga koko ariko ntabyoroheje ndiyoroshya ngerayo rezoma nyakira neza nemerewe kuba nkicatinga ntabwo yasabye telefone ngo arebe ngo uvugana nande ibyo byose rero bigenda bikoroshya urumva uko nagezeyo si nk'uko umuntu yaba agenda inyuma uko ninjiye muri butike ndiho noneho yarangiza akantwara mu modoka itabona akarokinga akaba afite ibyo byose ntari kugerayo nanjye ndigishushumbwe noneho nkageraho nasharije umujinya hakaba ari igihe wenda uvuze nabi kuvuga nabi ntabwo ari birenze ariko ku muntu uri mu kazi ushobora kuvuga ariko wa mwana we urabizambije ariko relax ariko attention byari ibiro birimo abagenzacyaha babiri harimo umugore mwiza kandi yari yicaye ahantu duhuza amaso nabyo byanyorohereza nabajijwe hicaye umudamu mwiza pe abantu mudukurikiye Karegeya nibazana n'ipingu ariwe bari muri kwambika ibyo ntuzabishyiremo byari ibiro birimo abagenzacyaha babiri umugabo n'umugore attention ntabwo ari pari hazari burya ku promotion de la femme abagore hari ibintu byinshi boroshya umugabo umwe ashobora kurakara nagira gutya nawe ati urashaka ko akumva ibindi ariko hari umudamu ubikurikirana agafasha n'undi kwinterpreta nta mugaga wabayemo pe byabaye friendly yes ariko urumva nanjye nari niteguye moraroma iyo njyana iyo ninjirana umugaga cyangwa atangira noneho murashaka wiki urumva ariko ntabyoroheje nyine ninjiye nkujya mu rugo ko nari mbizi nkuko mbyemera ko nibiba ku bandi nanjye byambaho ubwo niyo sima yo bayindazaho nari kuyiraraho ibisanzwe mbese nkaca mu nzira nk'iz'abandi heureusement nta byabaye kandi banyakiriye neza urumva abantu banyakirije abantu umugabo n'umugore kamembe hari umuntu wambwiye ati hariya nuhajya ujye wumva ko ari nko mu rugo voilà ntukagikomeza ibintu ariko nuko nagiyeyo saa 8 ubundi iyo ngiyeyo nyuma ya saa 9 njyana n'umwenda wo kwifubika kuwa gatanu ubwo iyo bishoboka ndabikwepa kuko urumva iyo ugiye kuwa gatanu saa 10 zikagera abaraho kuwa mbere cyose nuko byitegura ariko ni inzira ya muntu nta muntu wakagombye kuba ayitinya kuko nta kategori y'abantu mu Rwanda itaragera bene aho hose mvaze nkanjye kuko ariko umuvandimwe Robert Mugabati niwumva baguhamagaye ujye witwaza umunyamategeko ariko ati kuko hari aho bashuka bakemera icyaha njye namubwiye uriya mugabo ubu bicahaga ngo bari bamubwiye ngo yemera icyaha sinzi ukuntu byagenze yemera icyaha ariko barangije banakora raporo bamuga ngo nayisinye ati no niba baramubwiye ngo yemera icyaha bamubabarire
hanyuma umusabye kwemera icyaha arasohoka, hasigara undi uri kumukoresha raporo, ati raporo, ati ngaho sinya, ati kandi yambwiye ngo nemere icyaha mbabarire, ati reka tutegereza hanze, undi akavuga ati sinya n'ubundi naza ntibimubuza kukubabarira. So ibyo byose rero icyo nari ntahamagariye umunyamategeko ntabwo cyari icyo cyo kuvuga ngo kwemera, kuko n'ubundi nagezeyo hari ibyo nemeye ku ruhande rwanjye, mu makuru ndatangaga hari ibyo nemeye, ariko bitari icyaha nk'amakuru. Ariko ngewe icyo nari nabwiriye umwavoka ngo abe standby, byari ukuvuga ngo ese paraporo y'ibyo nabazwaga, paraporo y'amakuru ntanze, savora peneke ndazwa ku isima, byatuma ibyo rero biba bisaba umunyamategeko niwe uvuga ngo ese arekuwe yakwangiza iki, ese kumugumana birakiza iki. Ibyo rero nibyo abanyamategeko nicyo namushakiraga, ariko ubundi ntabwo namuzana ngo mvugira ibintu atabizi, kuko urumva amakuru natangaga aho nziranye n'uwo muntu ntabwo umunyamategeko wanjye yari ahari. Nagiye mvuga ibyanjye uko byakabaye nk'uko nyine kubw'amahirwe are. Hari abajya bambaza ngo nanjye ngo mbaza nk'umushinjacyaha nako nk'umugenzacyaha niko bajya bambwira. Ubaza nde? Iyo ndi muri interview hari abajya babimbwira ngo mbaza nk'umugenzacyaha. Ubwo nanjye ndashaka kumenya uwo muntu ni umuntu tuzi mu itangazamakuru uwo bakubazaga, kandi bitajyanye n'itangazamakuru, nakubwiye ko ari iby'ubucuruzi. Ariko turamuzi mu itangazamakuru uwo muntu. No ntabwo mbizi, ntaho bihuriye n'itangazamakuru, ntaho bihuriye pe. No ndavuga turamuzi nubwo ibyo bikorwa byaba ntaho bihuriye, we turamuzi uwo muntu natangagaho amakuru. Birashoboka mushobora kuba muzi, itangazamakuru ryo mu Rwanda ryamenya abantu bose, hashobora kuba ari abamuzi n'abatamuzi, birashoboka. Ibyo ngibyo birashoboka. Izere ko nanjye nari ku munentero gatoya. Izawe ndazimenyereye, ariko nyine amakuru nguhaye bose ntahagije. Banyakiriye neza, nabivuze banyakiriye neza, mbashimira kandi mbwira n'abandi n'ababahagarariye mu bindi byiciro, mu mirenge no mu ntara bakore gutyo, n'ibindi bigo bibigireho. Ikintu kijya kimbaza ni ukumva ngo duhora tuvuga ngo NIDA, ikira kigo kirangamuntu, na immigration bakora neza, ariko ukibaza impamvu bishobora kumara imyaka 10 nta kindi kigo kirabigana ngo buri mwaka tugire bitatu. Buri mwaka twagombye kuba tugira ikigo kibigana. RIB yo iracyari nibwo ikivuka, urumva wenda kibaye cya gatatu n'urugero, niba wenda, ariko ndumva ariko na polisi njya numva abantu bamwe bayishima, simbizi. Yego ku rwego rw'igihugu, erega attention, boyo ntabwo njya nkorana nayo, ntabwo mbizi, oya nta nkuru zaho njya nkora, nta ibyo bigo rero nibaza impamvu ibindi bitabyigana ngo byigane iyo mikorere. Bibuzwa n'iki? Cyaba ari ikibazo. Bibuzwa n'iki? Ni abayobozi babo, ni abakozi bananira, ni abakozi badafite ubushake, simbyumva cyangwa barukirita nabi, kuko professionalisme mu kazi none biterwa n'uburyo umuntu yiyaminiye. Iyo umuntu aje avuga ati dore icyo kigabo uko kingana, dore icyo gisaza, twe turacyari abasore, ibiki akabivanga n'amarangamutima, akora nabi. Ariko niba umuntu umurokrise azi kimuzanye icyaje gukora, ko ari ugwa service abanyarwanda, atarobanuye indeshyo, isura, imyambarire, ingano, ibiro, atagiye muri ayo, agakora professionally, akora neza. Ariko hari abandi bahita bivanga n'amarangamutima, dore ko yiyogoshesha, ibyanwa byamwereyeho, ibintu nk'ibyo. Iyo uvanze ibyo byanze bikunze, iyo ngewe ngizo kazi yo rero nkabura n'umuntu wo muri izo nzego, icyo nicyo mbanza mbere yuko hagira ikindi, nibyo mbanza nuwo nibyo nabanje. Mbere uko twinjira mu bindi biba bisaba gutegura mudu y'umuntu. Ubundi byakabaye byiza ubushize njya mbimubwira, muntu uri mu nzego umenya kutazaziba mu buziraherezo, naho uzasohoka nyuma no izindi nkizo wakoreraga nazo zigukenere, uzifuza ko zikwakira nk'uko wakwifuza ko nyogosenge yakirwa uko nguko uri gukora. Abantu bibajije ibyo bakisubiza, bose bakora neza. Fata ku mukandara ari so wakwishima ko bagenda bamutwaye ku mukandara. Ari umugore wawe yakuvuza ko agenda mu modoka itabona irokinze. Ibyo ikibazo rero nta nubwo mbona nta mishari ihambaye bagira yatuma yamuziba ubwenge ngo arenge kuri kamere ya muntu.
n'icyo ukorera cyatuma urenga kuri kamere ya muntu ngo wumve ko ibyo uwo mubiri uri kubabaza nawe ufite, umwana wawe ufite, umugore wawe ufite, muramu wawe, mubyara wawe, nyogosenge, nyokorome na so na nyoko. Abo bantu ubwo simba numva uwo muntu, simba numva ngo ateye ati, ntabwo mbyiyumvisha. Ariko buriya wa mugani wa Rutayisire aherutse pasiteri aherutse kugira hari ikiganiro cye numvise yabaye nk'umena ibanga rye ridahambaye, avuga impamvu nta munyamakuru asubiza inyuma umushatse wese amubona. Aravuga ati iyo ngize Imana nawe ukaza, icyo ntakora ni ukuza muri studio zawe, ariko unsanze aha mu Giporoso ibyo usaba byose ndakubwira. Ati kubera ko nzi ko abo mbwira nugira views 1000 ntihari buburemo 3 bakira iyo nyigisho nziza, ayo magambo meza navuze, n'uburyo nasubije ibibazo, n'uburyo abantu bagomba kubyitwaramo. Nanjye nuvuga ngo mpora mbivuga sakuza, ariko nibaza ko byanze bikunze ntihabura nk'umwe kwijana cyangwa 0.9% ku buryo mu biganiro bibiri twabona umuntu umwe uhinduka ubasha kugira conscience akavuga ati tiens c'est wa mugani ibi bibaye kuri mama. Ubu mama niba ari gutomezwa muri Kanjongo cyangwa Gatsirima, umukozi uhara akamufata nk'uko ndi gufata uyu, wibajije icyo hari ibyo wagabanya. So abantu rero mu nzego nibumve ko ntabwo ari ubukonde, ni inzego z'igihugu, uzazivamo hagema abandi, hagemo twebwe cyangwa abana bacu cyangwa bene wacu, bagomba gukorera nabo kinyamwuga akagusimbura. So service uri kuza abanyarwanda, kandi n'abavandimwe bawe n'abanyarwanda aho bari nabo barazikeneye. Nuzitanga nabi, imagine ko naho uvuka naho ufite umuvandimwe nabo bari kuzitanga nabi, none wimagine ko ibyo uri gukora biri kuba ku muvandimwe wawe, aho ngaho wahitubireka. So rero nicyo cyakabaye cyiza, urumva kwigisha no guhozaho rimwe na rimwe. Noneho nkatwe tuba tubivuga ati twe tubishinzwe, haravuzagera avuga ati nkabira kiriya kigo kiba kivuga ibiki, ati se bira kirusha deje wa kiriya kigo ibyo akora. Ariko ikigamijwe ni ukubaka umunyarwanda utekanye kandi ufite igihugu ku mutima. So ntabwo ni ngombwa ko mbiharira deje rero. Deje afite ibindi, guhemba abakozi, kurokrita n'ibindi, niwenda nicyo kirimo kubigisha. Ariko se niba atayiboneye umwanya cyangwa se niba yarigije reka nanjye shimangire nkuko na Rutayisire abigenza, kuko ni ibyacu twese. Umwe iyo bipfuye muri service zihabwa umunyarwanda, uwo munyarwanda iyo yangiritse bigira ingaruka kuri society isigaye yose. Nka Jean Paul arambabaza cyane. Guhinduka kwe hari ababigira, nawe hari abandi bahinduka. Uburyo yakoraga ibiganiro aracyabikora se? Zazi ni 45 se hari nimwe yakoze, si igihombo se? Kandi ushobora gusanga muri izo 45 yagomba gukora nyuma harimo nk'eshanu zari kugira icyo zikosora ku gihugu, none yarazibitse. Rero nawe uti nibampamagara bavuga ati ibyo wavugiye kuri kamera, ubwo nyine inyamanza niba ari inkotsa, niba ari isande bayirasha amata bati amagambo ashizivuga. Ariko ayanjye simbise ntabwo bizagorana kugira ngo ashire ivuga, ubwo ntabwo ari ukuyirasa amatama gusa, bizasaba ko ntabwo simbizi kabisa. Ntabwo napfa guceceka kuko ni umurongo nihaye, kandi ubushize narabikubwiye umbaza uti ko abandi bagira wowe gute. Ndavuga ni ngewe mfite umurongo nihaye nkiri muto ndangiza primaire, uwo murongo urakase ngenda nkugorora, ariko umunsi wagonganye n'uwabandi nkuko nambe na kera byigeze kubaho ashaka kubizira, nubundi nugonga n'uwabandi ntibimacinge, ubwo nyine nzabyirengera. Ariko kugongana n'uwabandi nanone ubwo mbivuze muri langage iri fige, abandi ni ubwo byise nka persone morale. Ariko abo bandi niba ari urwego twakasakiranye rugizwe n'abantu, ubwo bizaterwa n'uwo runyohererejeho, kuko urwego rugizwe n'abantu kandi bose ntibakora kimwe. Rero urwego rushobora no kuba nakoze ikintu bitakwishimira, ariko wenda yakohereza umugenzacyaha ikohereza nk'uwo wanyakiriye, tukabiganiraho tukabyoroshya.
ejo wajya kubona ukabona undi wabwoherereje umuntu usanzwe nawe nabyita nk'umurakare cyangwa se ufite ibindi bisirani nawe akabyitwaramo bitandukanye n'uwanyakiriye uranyumva ibyo rero nibaza abantu n'abantu ibigo byo mu Rwanda ibya leta n'ibyigenga bikoramo abantu kandi nta muntu n'umwe uba uteye nkundi ariko natwe nyine abasaba serivisi reka mbyite ko wenda ari serivisi nari ngiye gusabayo natwe tukagira uko buryo tubyitwaramo ukagenda wamaze kwiyubakamo positivity nayo ngenda nzi ngo uyu munsi ndarara ku isima iyo ngenda nzi ngo uyu munsi ndambara ipingu nashobora kuba mbyiyaturiyeho ese byo niba bikubwira ngo uze witwaje korogate uburoso ntabyo nzi kandi nkumva ko ari ubwa mbere nari ngiyeyo hanyuma isura ya Karegeya mbere yo kwitaba RIB wari uyifiteho n'isura ya Karegeya nyuma yo kwitaba RIB hari itandukanye yanjye se isura ya RIB muri nge hoya bundi mbere na nyuma toka yego nakubwiye ko ari ku bundi yantumiraga cyangwa nanjye nkitumira none natumijwe gutumira umuntu no kwitumira ari mugasangira icyayi iyo umutumiye muranamwakira ariko gutumizwa bwari ubwa mbere rero RIB nta sura idasanzwe nari nyifiteho kuko urumva iyo nkubwiye ngo ariko wari uyifiteho kubera niba Jean Paul yaraje akavuga ati ngewe ariko Jean Paul ntabwo yigeze avuga RIB je crois ntabwo mbyibuka neza iyo nkurikije ibyo nabonye ntabwo abo nitabye ari bo bashakaga Jean Paul kuko rero aho nanjye baba bansanze aho narindi nitegeye njyayo none we baramukurikiranye kuva muri salo kugura imbuto kuri hoteli imodoka abasore biratandukanye kandi none ibya Jean Paul byari bijyanye n'akazi bagomba no kumuha uwo mwanya bakamubwira ati shaka umwavuga kuko abanyamakuru baramwemerewe Rafu yaramwemeye ntibamuhaye ayo mahirwe mugengewe nashoboraga namuteguje nashobora kumwagira kandi ari bitajyanye n'umwuga urumva rero ko kesi yanjye n'iya Jean Paul ziratandukanye so ntabwo nangiritse ufite ntabwo nangiritse niyubatse niba n'abandi ariko bigenda ariko wiyubatse no mu kiganiro ko ndi kubyumva no kubaka abandi kutagira impungenge sibakahatinye ariko ababa barimo urumamfu mu ngano ababa barimo batumaho abantu bakabakanga ntibabireke ntibabigabanye nababwiye ngo bajye babanza batekereze ati ibi ndi gukorera uyu munyarwanda aho mvuka aho nashatse nawe uhari niba ariko ari gukora ubwo mabukwe nyine nuko abayeho abanze bumve ko tubaka societe nyarwanda reka keretse abaye ari umugabone wampamagaje uwo nguwo nta nyungu afite zo kubaka u Rwanda ariko niba ari umunyarwanda uhamagaye umunyarwanda ku nyungu z'u Rwanda ku nyungu z'abanyarwanda bundi se kuki tutaganira erega hari ibintu byagiye bicika kuva kera ndagihuka kera nibarore wajyaga bivuga ariko nanjye nabibonaga umupolisi yagufata akigukekaho nari nabajya kwa Kabuga ngo ngaho se ngo nicyurire ibase frema umuntu acyari umwere utangiye kumwita ikintu ariko byaracitse tugenda tubivuga uribuka inkubiri ya parading yaba kuri polisi yaba kuri RIB twarabivuze turavuga bimaze gucika ntago bivuga ngo vraiment ntago tuvugira ubusa nanashimira inzego ntago tuvugira ubusa ntago ibyo tuvuze bihita bishyirwa mu bikorwa ariko kameme nutwo niyo wakivuga inshuro 3,000 niyo wavuga ibintu 3,000 kimwe kigashyirwa mu bikorwa ugomba kwishima kandi ugashimira n'ababikoze so rero urumva ari ibintu muri make nibyo nkomeje nakomeza nisubiramo ariko ubutumwa ndumva bwatambutse Karegeya urakoze cyane shimira abanyakiriye abagenzacyaha babiri banyakiriye urakoze cyane ariko muri raporo hari umwe uwo mudamu yari nka assistant yari nka assistant ariko yakurikiraga akatwunganira niba wenda hari aho ntumvise neza uwo mugenzacyaha w'umugabo umudamu akamfasha kubyumva neza cyangwa nanjye natanga igisubizo agafasha mugenzi we yego ndumva yari mudu quand même kubahuza yari mudu il y avait un climat humain katwifurize n'abandi bagenzi bacu
bakora muri izo nzego n'abatazikoramo za leta bakora mu z'abikorera nabo iyo mudu yime ikomeze kandi twifurize n'abandi bakozi ba RIB bataraba kuri headquarter kwandura izo ngeso nziza zo gukora gutyo imico bumve ko bakorera bumve ko bakorera abanyarwanda kandi kugira umunyarwanda umetse nka kuri Jean Paul yasohotse ameze ko naramubonye mu biganiro by'ukuntu yahinduye isura n'iki byose twarahuye turaganira ari mwaraganiriye ari Jean Paul arahindutse ariko yafegita na audience ye ubwo rero abo bantu bari guhinduka nibo bazahura na wa muri batakiri mu kazi ahure n'abantu bangiritse ari nawe wagize kwangirika kwabo kubera kwangirika kwa Jean Paul audience ya Jean Paul nayo ikangirika wa muntu azakubitane nabo muri societe niyo yaba akiri mu kazi bataha ubukwe basura abana ku mashuri bafite aho batuye ibyo byose nta karugutuyemo nta quartier tuzi imituyemo abantu bari igihe cyose waba utaha muri quartier y'abantu haranira ko isociete ibera neza ntabwo ibyo biru uzabiraramo ntabwo uzanabikora n'imyaka 30 ntibishoboka gerageza wumve ko d'abord uri umuntu wa societe kurusha ukuru w'akazi merci beaucoup batuvukamo tubavukamo murakoze cyane iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare